Imana ibahe umugisha. Ndimo nsenga umunsi w'ejo narindi ahantu ku musozi ndimo ninginga Imana nyibwira ngo ese ko abera bananiwe Mana niki uradukorera kugira ngo duhabwe imbaraga nshya. Hanyuma ubwo ni message ya mbere, iyo ari message kandi iyo maze kuyitambutsa duhita dusenga, ahasigaye bibara hanyo kuduhamagara mukatwandikira kugira ngo tubasengera Imana. Nabwiwe ngo bantu mutari gusoma iri jambo ry'Imana yongeye kumbwira ngo ni muri soma, yongeye kumbwira ngo ni muri kunde, kubera ko imbuzi ya nyuma nanone Imana yambwiye ngo izi Bibiliya mugiye kuzazishaka muzibure zabaye amadolari, rero zabaye nk'amazahabu. Rero Imana ibagirire neza. Ku bantu muri kujya mu bapfumu mukagaruka kwa Yesu, Yesu ibyo bintu yabyanze, Yesu ibyo bintu yabirwanyije. Yambwiye ngo mbwira abarokore batari kwizera Imana bakajya kurogesha, bakajya gushaka itsinzi mu bapfumu. Irambwira ngo iyo mikoshi muri kuzana ngo ntawe uzabaramburaho ikiganza, ngo muzabaga rwose mwifashe kuko ibyo mwica mubyica mubizi. Ngo rero ingaruka zabyo nizo zigiye kubakoraho. Dore ibintu bitatu bigiye kubaho. Icya mbere, mugiye kurwara imitwe idakira. Icya kabiri, mugiye kurwara mu nda hadakira. Icya gatatu, mugiye gucika imbaraga umubiri wose. Abantu mujya gusenga mukajya no mu bapfu. Amahoro y'Imana bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Muravugana na Evode Nzayituriki, umwana w'Imana, mwene so musangiye kwizera muri Kristo Yesu. Hanyuma turagarutse kandi nanone nkuko twababwiye ko hazajya hatambukaho ubuhanuzi butandukanye. Imana izajya iba yaduhaye message, tuzajya tuzimenyesha abera uko twazihawe. Reka tubanze dusengere iyerekwa twagize kugira ngo Imana ibane natwe kandi iturinde imitego n'amahwa by'umwanzi Satani. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga nyinshi, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana y'igitinyiro, wera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana umurengezi, Imana umutabazi. Ndaguhamagaye Yesu, ngwino ubane nanjye, ngwino undengere, undinde, undwanirire, ngwino ngoteshe ingabo zawe z'abamarayika batacumuye, ngwino umbere umurinzi n'umuvugizi, unyambika imbaraga. Ubwo ngiye kuvuga ibi mvuge nshorewe n'imbaraga yawe, kandi abazabyumva nabo Mwami abo uburira bahindukire, kandi Mwami abo utangarije inkuru nziza bazibike kugushima. Mwuka wera nk'umufasha nazabe muri nge, nankoresha iby'ubutwari. Ndabisaba Imana Data, ndabisaba Umwuka wera, ndabisaba imbaraga zihambaye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha. Ndimo nsenga umunsi w'ejo narindi ahantu ku musozi ndimo ninginga Imana nyibwira ngo ese ko abera bananiwe Mana niki uradukorera kugira ngo duhabwe imbaraga nshya. Hanyuma ubwo ni message ya mbere, iyo ari message kandi iyo maze kuyitambutsa duhita dusenga, ahasigaye bibara hanyo kuduhamagara mukatwandikira kugira ngo tubasengera Imana. Hanyuma Imana irambwira ngo humiriza, ndahumiriza. Ngiye kubona mbona abamarayika baramanutse bari bafite amababa, mbona buri muntu wese ari kugenda ahekwa ku mababa y'abamarayika. Nkabona abantu turimo turambuka Yorodani nini cyane ariko tukayicamo tutoze mu mazi. Hanyuma mbona tugeze hakurya, ijwi rirambwira ngo mwana wanjye biriya wabibonye? Ndavuga ngo nabibonye. Imana irambwira ngo rero uwanjye by'ukuri nohereje abamarayika bamushyira ku mababa, ahagiye kujya ajya hose nibo bagiye kujya bamuheka. Ibyo si mu buryo muzabibonesha mu mubiri, ahubwo ugiye kujya uba wategewe ibumoso, Imana igucisha iburyo. Ugiye kujya uba wategewe hasi, Imana igucishe mu kirere kugira ngo ute imitego n'amahwa by'abadayimoni. Hanyuma Imana irambwira ngo rero buri muntu wayo wese
ngo ahawe amababa nk'ay'ikizu kandi ashyizwe ku mababa nk'ay'ikizu. Haleluya. Nanezerewe mbonye iyo message, nanezerewe mbonye uburyo Imana irwanya intambara, nishimye mbonye uburyo abera baruhuwe n'Imana. Muririmbyi nibyo yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Hanyuma ndangije ndimo nanone nkibona ibyo, ngiye kubona mbona umugabo wari wambaye igishura cyera cyangwa se ikanzu yera, yari afite agacupa k'amazi, hanyuma afata akarahure, ayo mazi akajya ayakura mu gacupa ayasuka mu karahure. Mbona ari gusomeshaho buri muntu wese, hanyuma nkabona abantu twese turasomaho, hanyuma mu kunywaho nkabona turahembuwe. Hanyuma ijwi rirambwira ngo benshi barumagaye, ngo abandi baguye umwuma, abandi batakaje ibyiringiro mu mutima, ngo ariko ngibasukiye amazi y'ubugingo, ngo yongeye kubavomerera. Hanyuma nkimara kubona ibyo, mbona amashu ngira ngo wenda ku banyaburayi muranayazi, ariko nanone kubabaye muri Afrika murabizi uko bayahinga amashu, kugira ngo akure aravomererwa agahemburwa n'amazi. Hanyuma rero nabonaga umuntu afashe cya cyuma bavomesha, aravoma, mbona ari gusuka amazi mu mashu, nkabona arongera kuba kuzana ubuzima, kuzana kubitemba itoto. Hanyuma ndabwirwa ngo ese biriya wabibonye? Ndavuga ngo yego. Bisobanura iki? Ndamubwira ngo ntabyo nzi. Arambwira ngo kuriya umuhinzi ahinga amashu akayavomerera, ngo muri abantu banjye nanjye muhinze mu murima wanjye, ariryo jambo ry'Imana, ngo nongeye kubasukira ijambo ryanjye ryinshi, ngo kandi mwongeye guhemburwa n'Imana. Hanyuma iyo ni message ya kabiri. Message ya gatatu nahawe, nabwiwe ngo hagiye kuba ibintu bikomeye bibiri. Icyambere, ibi mubyiteho kandi muzandike. Icyambere, nagiye kubona mbona abantu bari hejuru baramanuwe, hanyuma mbona bashyizwe hasi, mbona bari hasi bashyizwe hejuru. Ndabaza ngo ni ibiki? Imana irambwira ngo ije gusaka mu bakozi bayo. Umwanya yaguteretseho ukaba ukoresha uko yaguhaye, ukaba utihanisha ibyaha ngo uburire abantu, isi ikaba iri korama, kandi aho uhagaze kuri iyo tere wagakwiye kuba inshuti y'Imana ukayivuganira. Imana yambwiye ngo ije kumanura bamwe, kandi bamwe irabamanura bapfa, abandi barakubitwa inkoni, ibiboko by'Imana. Nta muntu uragukoraho, nta muhanuzi uzagukoraho, rwose Imana nigiye kugikwisurira, igufata ikunigagure, hanyuma umenye neza ko iyo ukorera ari Imana ikebura kandi ikubita. Ndabaza ngo Mana, wakubita abantu bigeze ahangaha? Kuko nabonaga bikomeye, ibyo nabonye simbitambukije. Hanyuma ndabazwa ngo ese umwafande w'isi iyo umuri hasi amuhemukiye cyangwa akarenga ku mabwiriza bigenda bite? Ndavuga ni nabyo nzi kuko ntabaye umusirikare. Irambwira ngo itegereze. Ngiye kubona mbona umwafande afashe inkoni, abwiye umusirikare wari uri munsi ye ngo nazane amazi. Ayamuzaniye ayazana atinze, aramubwira ngo shinga umutwe mu butaka. Mbona amaguru arebye hejuru. Irambwira ngo itegereze urebe. Amara umwanya munini. Irambwira ngo niba rero abo mu isi babasha gukontorora igisirikare cyabo kikagira n'ibihano, irambwira ngo namwe mwari muzi ko muri abasirikare bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ndavuga ngo mwami Yesu, ibyo ndabizi. Irambwira ngo rero nanjye nje gushyira ku mafunzo abantu nayashyizeho, bagakomeza kwihindura nk'abasivile mu isi y'umwuka. Rero mugiye kubona Imana ikubita abagaragu bayo bamwe na bamwe batandukiriye bavuye mu murongo. Mukundwa muri Kristo Yesu, sigaje message imwe. Iyo mvuga message zivuga nihuta, kubera iki? Mbacuranwa n'amasaha, mbacuranwa n'igihe, kandi murimo wanjye wose ndi kuwukora nihuta muri kino gihe, kuko nta gihe cyo gutakaza afite. Igihe mufite icyo ari cyo cyose, abo mwaka umwe, abibiri, abitatu, abicumi, abicumi n'itanu, ngewe ndifuza gusohoza umugambi w'Imana, hanyuma nkatabarukana itsinzi. Hanyuma rero message ya kane nahawe, nabwiwe ngo bantu mutari gusoma iri jambo ry'Imana,
yongeye kumbwira ngo ni muri soni, yongeye kumbwira ngo ni muri kundi, kubera ko imbuzi ya nyuma nanone Imana yambwiye ngo izi Bibiliya mugiye kuzazishaka muzibure zabaye amadolari, rero zabaye nk'amazahabu. Rero Imana ibagirire neza. Ku bantu muri kujya mu bapfumu mukagaruka kwa Yesu, Yesu ibyo bintu yabyanze, Yesu ibyo bintu yabirwanyije. Yambwiye ngo mbwira abarokore batari kwizera Imana bakajya kurogesha, bakajya gushaka itsinzi mu bapfumu. Irambwira ngo iyo mikoshi muri kuzana ngo ntawe uzabaramburaho ikiganza, ngo muzabaga rwose mwifashe, kuko ibyo mwica mubyica mubizi. Ngo rero ingaruka zabyo nizo zigiye kubakoraho. Dore ibintu bitatu bigiye kubaho. Icya mbere, mugiye kurwara imitwe idakira. Icya kabiri, mugiye kurwara mu nda hadakira. Icya gatatu, mugiye gucika imbaraga umubiri wose. Abantu mujya gusenga mukajya no mu bapfumu. Ndabisubiramo. Mugiye kurwara imitwe, mugiye kurwara mu nda hadakira, mugiye kurwara imigongo, mugiye gucika intege mu mubiri. Narimbuza abantu bajya gusenga mukavugana n'Imana, mwasohoka mu nsengero, mwasohoka mu byumba by'amasengesho, mwava ku misozi itandukanye mukajya no kuraguza, mukajya gushaka itsinzi mu bapfumu. Imana yambwiye ngo irambiwe ako kavuyo k'abadayimoni, irambiwe ko muyibangikanya, irambiwe ko muyibangikanya mukayishyira hasi, mwarangiza mukegura abapfumu. Hanyuma ubwo imanuye inkoni rero kuri mwe bene data, nihatabaho kwihana ngo muhindukire muhamagare musengerwe mwature, rwose ibi mbabwiye birabasohoraho. Kandi iyo mitwe mugiye kurwara ni ibihano by'Imana, aho mu nda mugiye kurwara ni ibihano by'Imana, uko gucika imbaraga umubiri wose ni ibihano by'Imana. Rero uvuga ko Imana idahana, cyane arayibonye irahana. Hanyuma ndi umuhamya wo guhamya ko Imana iyo yibangikanyije irafuha. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha, Imana ibarwanirire, Imana ibagirire neza. Nizo message enye nari nahawe, ndabwirwa ngo hanyuma mbitambutse isi yose ibyumve. Wowe uzumva buno butumwa, sharinga abantu batandukanye baba Kristo ndetse n'abapagani, kugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana, bamenye ko Imana ivuga. Mugiye guhura n'abantu benshi barwaye izo ndwara eshatu hafi enye mbabwiye, kandi mu buryo bukabije. Abaganga, abadokiteri, rwose muzavura muzaruha, kubera ko aba bantu ni ingaruka z'uko babangikanyije Imana, kandi iyo mitwe izakira ari uko baciye bugufi bakongera kwaturira izina rya Kristo Yesu. Imana ibagirire neza. Nahise ntanga message. Hanyuma turifuza ko kuri iyi channel yacu, bene data, niba uvuga ko udukunda, shyigikira iyi channel, shyigikira uyu murimo w'Imana. Kubera iki? Ibi dukora twebwe turi gukora mu mufuka, tukishyura abakameramani badukamerera. Ibi dukora turi gutanga umwanya wacu, ntabwo ari uko turi imburamukoro, ahubwo dufite umutwaro wo gusengera isi n'abatuye isi, no kujya tubamenyesha ubwiru bw'iby'Imana yatubwiye. Ntawamenya ejo Imana ishobora kutugirira icyizere, itorero ryenda gutaha ikadutuma kwezwa, hanyuma twababwira kwezwa bugacya biritaha. Nabyo birashoboka, ni urugero nari ntanze. Hanyuma rero Imana ibampera umugisha, Imana ibagirire neza. Ntimwibagirwe gukora subscribe, kandi ntimwibagirwe gusharinga abavandimwe n'inshuti mu bihugu byose bitandukanye, kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwamamazwe mu mahanga yose, kandi butebutse impanda y'imperuka, kugira ngo ubwo umwami Yesu azagaruka ku bicu tuzamusanganire tudakozwe n'isoni, kandi tuzamusanganire twejejwe rwose. Muri kubona byinshi bitandukanye mu isi, ibiri kuba byo nagahoma munwa, ingo ziri gusenyuka nagahoma munwa, abari guca inyuma abo bashakanye nagahoma munwa, abari kujya kwiyahura nagahoma munwa, abari gushyira ubutunzi imbere bakimura Imana nagahoma munwa, abatakizerana nagahoma munwa, ibitutsi biri mu miryango nagahoma munwa. Ariko kandi nuko nyine dusohoye mu bihe birushya. Bibiliya ivuga ko hazabaho ibihe birushya. Ibihe birushya ni ibi ngibi. Bene data rero, nimusenge mutagwa mu moshya, nibura nimubane natwe akanya gato. Hasigaye akanya gato itorero rigataha, hasigaye akanya gato abera bagatumbagira ikirere. Iyi myidagaduro mufite,
iyi myiryo mufite ni uko itorero rikiri mu isi, ubu burinzi mubona ni uko itorero rikiri mu isi. Nyamara nirimara gutaha, yemwe ntimuzavuga ngo ntabwo twumvise, ahubwo muzifuza rya jwi ryiza ry'abavugabutumwa, ntabwo muzaribona. Muzatekereza b'abahanuzi mwakundaga bahanura bigasohora bakavuga mukanga kubumva, ba Evode n'abandi, ntabwo muzababona. Muzasanga abera bazamutse. Abantu bazaba bari gukorana kuri televiziyo, umwe azamuke undi asigare. Umugore n'umugabo bazaba baryamye, umwe azamuke undi asigare. Imana ibahe umugisha, Imana ibane nawe, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana ishobora byose, Mana yera, Mana ikiranuka, sengeye abana bawe, sengeye umuryango mugari wo kuri gicano twungutse, ndasenze ngo imbaraga zawe zibane nabo mu mirimo bakora, bakore bazirikana ko uzatwara itorero. Abaganga bazirikane ko uzatwara itorero, abakomeye bo mu isi bazirikane ko uzatwara itorero, aboroheje bazirikane ko uzatwara itorero. Mu izina rikomeye rya Yesu, imbaraga z'Imana zikonegitane n'abera, tubisabye twizeye ko bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, imirimo ikomeye y'ijuru igaragare kubera b'Imana. Murakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen.